Kugira ngo ni amakuru tubagezaho buri munsi cyangwa buri minsi nk'ibiri, amakuru aba updates, amakuru aba ari gushakishwa cyane muri Kigali, kugira ngo namwe tuba update ngaho muherereye mu mpande zose z'isi, dore ko tugiye dufite abantu yaba ari muri Amerika, ari muri Australia, yaba ari muri hano muri Afrika, yaba ari muri Antarctica, yaba ari muri Asia, yaba ari muri Europe, ndetse ebana n'ahandi. Nizere yuko mwese mudukurikiye ndetse n'abari hano mu Kadomo k'umujyi hano, ndavuga hano mu Rwanda. Prince, umeze ute? Weekend yawe yari imeze ite? Ibintu ni bombastic, ibintu bimeze neza cyane. Amakuru urabona yuko ibintu bimeze neza, abantu bari kugenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye hirya no hino. Abantu abakoze amakwe, urakeje ubundi twari turi kuvuga kuri wa mutipe Prosper Ngomezi. Nawe yaramaze gutera ivi. None ejo ngo umuhungu wacu Niyo Bosco nari mu mujyi, ubonye ko nawe yabisoje imbere y'amategeko y'Imana n'uwo yihebeye. Kuko ibintu byari bimeze neza, weekend yari iryoshye. France Mundu yakoraga igitaramo cye cya mbere nyuma yo kuva muri iriya show yararimo yaberaga muri Ntuze. Iriya show ari show amazemo iminsi yaberaga muri South Africa. Yayivuyemo ajya gusura umugabo we. Bisho bayita ngo cyo? Reka nze ndaje nyirebe nkubwire. Nyuma yayo rero yego yayivuyemo ajya gusura umugabo we, ngira ngo afite umugabo, afite umukunzi nyine bamenyaniye muri iriya show. None zo cyumwita umugabo. Ngira ngo mwite gute? Oya, ni sheri biraho ngaho kuko confirmation tuzibona nkuko bantu bari kubikora. Bani yo Bosco bari kubikora. Izari zo confirm. Ariko ngo umuntu ngo nuwawe. Ukamwita uwawe ngo cyangwa se ngura muntu uriya. Mutajya imbere y'amategeko y'Imana, mutajya ku murenge. Hapana. Umuntu kubwira ati mimi nawe tuliwolewa kweli. Tuliwowana. Ntabwo twiye dushakana. We were just friends. We lived in together. Twarabanye just. So amakuru ni menshi cyane. So amakuru ni menshi. Amakuru yo ni menshi cyane. Iva muziki ebana nawe ibitaramo ngo bimeze neza. Arateganya igitaramo mbere ya Saint Valentin, ngira ngo azari ku itariki 13, dore ko Saint Valentin ba ku itariki 14. Ariko akunda Marina. Umugabo we bana ibitaramo byo birimo Marina, ibintu byose ni Marina. Iki ngiki se nabyo cyarimo. Ko ndawe ndi kubona kuri afishe. Nganzo niko ko ntacyo ndi kubona kuri afishe. Nahangarwa niko kino gitaramo bakita Inganzo ntahangarwa, yego. Singuye hano Marina. Singuye hano. Reka turi nukuvuga ngo oya, icyo narinzi kiriho Masamba na Kidumu gusa, ntabwo nari nabibona. Abantu bayisobanukiramo na wa mutipe wa undi wacu maze igihe nawe atari kugaragara mu bikorwa. Ngira ngo producer wacu araza kubereka iyi poster. Iyo poster no kuza kuyimuha akaza kuyibereka. Igitaramo kizaba ibintu bimeze neza. Igitaramo kizaba kimeze neza. Bucyari nuza Saint Valentin. Kizaba bucyari Saint Valentin, nacyo ni nka Saint Valentin. Nacyo twakita nka Saint Valentin, dore ko kizaba nyine bucyari kuri Saint Valentin no kuna Saint Valentin. Yego. N'ahantu bitandukaniye. So amakuru turi kugenda dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye byandika hano mu Rwanda. Ubwo ndavuga Igihe, aho umugabo umuyobozi mukuru wa 155 ari we Kenny Mugarura yagiranye ikiganiro n'Igihe, ni ikinyamakuru kimwe cya hano. Yego. Weka tukivuge specifically kugira ngo n'abantu batagira ngo wenda amakuru ntago tuba tuzi ngo twakuye, kuko ni umuntu wagiye yitangariza ibyo abantu bari maze iminsi bagifiteho urujijo. Nyine no kuvuga ngo nyine byavuzwe kandi bisanzwe binazwe. Yego. Ariko amafaranga bavuze nawe urumva abantu bari bipanze akazi bari kuvuga ngo Diamond ngo bamuhaye 50 by'idolari kugira ngo ajye muri iriya ndirimbo. 50 sijya urumva ari menshi. 50 n'amafaranga make kuri Diamond. Yes, ni amafaranga make kuri Diamond, ariko no kuvuga ngo harimo parite ebyiri. Harimo amafaranga baha Diamond, akana amafaranga bazana kugira ngo bakore igikorwa nyamukuru. Urakoze. Kira gikorwa cyatwaye amafaranga agera mu 100,000 by'idolari. Asaga miliyoni 140 z'amanyarwanda. Sibyo? Ariko bitari muri payment. Diamond atarimo. Are excluded. Inkuru urayifite imbere. Ndayifite bro. Ibyo bintu nyine mba ndi kuvuga nawe ni inkuru. So Diamond Platnumz
bagiye kumuha amafaranga abanyarwanda bagenda batanga amakuru atari Diamond Platnumz bagiye kumuhemba amafaranga cyangwa se amafaranga asanzwe akorera amafaranga menshi pe so ntago bamuhaye 70,000 cyangwa se 50 nk'uko byagiye bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga z'abantu kuri platforms z'abantu so umuyobozi CEO 155 AM ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru arababwira ati amakuru mufite siyo n'ubwo nari munatangaze nyirizina amafaranga twahaye Diamond Platnumz ariko hari amafaranga twamuhaye mu buryo kugira ngo akazi gakora iki kagende neza ariko specifically there is no amount yigeze itangazwa so abantu mwirwa mubwira abantu ngo sinzi ngo umuntu ngo bamuhembye amafaranga ubundi bamuriyo oya ikintu nicyubereye hano no kugira ngo ubaho ukuri kw'Imana kuri wakubahaye rero kuri wakubahaye ndumva iyo nkuru se tumva twayitindaho cyane iyo nkuru igomba gutindwaho cyane yuko mu kiganiro uyu mugabo yagiranye n'igitangazamakuru kimwe mu Rwanda sibyo yageze no kuba yavuga ukuntu yagiye yakira amakuru ukuntu abantu bari bavuga nyuma yuko amaze kuba yasesa amasezerano cyangwa se amasezerano yari afitanye n'abantu yakoranaga nabo cyangwa se n'abahanzi yakoranagamo yararangiye abantu tutaye kuvuga ngo 155 ariko nyine no kuvana amasezerano abantu bari bafite amasezerano nayo hari abantu baba batabizi babadukurikiye batabizi harimo producer kwanza Element Ele harimo Kenny Sol harimo na Roskana no kuvuga ngo abo nibo basesha amasezerano bari bariya ku buryo ngira ngo n'inkuru yindi ihari breaking news nuko bamaze gusinyisha officiellement wo bita Kivumbi King iyo nkuru sinzi niba yakugezeho nkuru ndayifite iyo nkuru Kivumbi yamaze kuba umwe mu bamambre ba 155 155 it is a liquid rebel ireberera inyungu z'ibikorwa by'abahanzi nyarwanda yewe n'abandi bagiye batandukanye bagira nabo imikoranire so ejo bundi rero nyuma yuko ibyo bintu bimaze kuba abo bantu bagasezera muri 155 yego witwa Kenny yaje kugirana ibiganiro byihariye yagiranye na King Kivumbi byo kuba bakorana King Kivumbi aza kubyemera n'inyuma kandi ibyo bintu bikaba byarabaye nyuma yuko uyu mwana w'umuhungu yakoranaga n'icyo bita Dielo Entertainment y'aba Nigeria yigeze gukorana nayo muri 2020 wazita 2024 twabivuzeho tuvuga kuri 1 RPM yego bano bantu bareberera inyungu n'umwe muri bari abantu ushobora kuba mu minsi ishize yarari nahangaha ngira ngo haramubonye umuntu kuri umwe muri mu gitaramo cya The Groove umutipe muremure wa Skinhead ndamuzi ni inshuti ya 155 byataye yego so uyu muhanzi witwa King Kivumbi mukamwara umenye cyane ku bikorwa byinshi yagiye akora harimo yatangiye muri poetry spoken word Rwanda akora ibyitwa ngo cyana akaba ubu ngubu ari kubarizwa muri 155 amasezerano yabo ntago bigeze bayashyiraho cyangwa se ngo bayerura ngo bavuga ati amasezerano acunga meze twabwira abantu ko beruye ko Kivumbi ubu ngubu afite ahantu ari kubarizwa kandi ari kubarizwa muri 155 so kandi bikaba byanavuzwe na mwenyewe yego hari ikintu njya nibaza umuntu aba CEO akaba n'umuvugizi at the same time bibaho cyangwa byabaye kuri bari yagubonye nyine bibaho biterwa n'abantu buri abantu kuntu bapanga ibintu byabo ntago wabavangira cyangwa ugiye kwibaza ku kintu cyangwa abantu bamwe na bamwe ko turi muri 2026 n'umwaka utangaje n'umwaka ubwira ngo uzagenda ubona ibintu byinshi utigeze ubona cyangwa utigeze wumva ndumva rero ibyo nabyo bishobora wenda kuba bimwe kuri wowe ariko kuba rimwe ariko no kuvuga ngo ntago wabinjirira mu buzima niko ibintu byabo bashaka kubigira bashaka ariko icyo nzi cyo Kenny Mugarura ntago ari CEO wa 155 niki ni manager director manager CEO ni mukuru uri amuvandimwe we wapi niwe CEO ya 155
bari abantu bafite a group of companies. Abantu wenda bajya ntabwo bajya bamenya wenda gutandukanya ibyo bintu. Iyo bavuze ngo iriya ni group company cyangwa se ikunda kuba muri nuza ujya ubibona muri Korea, niho twagiye tubona amafilime muri Korea ukabona ngo ni group runaka. Iyo group iba irimo business nyinshi, cyangwa se nk'uko wumva Get Business Group. Sibyo umuntu already company yari registered as a business group. Ni hahandi usanga it is a variety of different businesses ariko zifite center. Rero icyo gihe umuntu hari igihe waba ari chairman, nk'uriya mugabo wenda coach ni chairman ariko he's not the CEO. Ni chairman w'ibikorwa bye byose, urumva, ariko aba ufite abantu ari no kuvuga ngo reka nkumara amatsiko. Mu Rwanda turakennye papa, mu Rwanda turakennye ariko ntabwo baragushyiriraho nyine. Buretse se banze nkubwire, ni ukuvuga ngo kampani zacu zino kampani zisinyisha abahanzi zikora ibintu bijyanye na muzika, ubundi hari amategeko azigenga ari au niveau international. Ni ukuvuga ngo rero uriya mugabo ibiri ari gukora, ni ukuvuga ngo yafashe akazi k'abantu nka bangahe, si nka batatu, agakora ku icyarimwe mu rwego rwo kuvuga ati ayo mafaranga twaha undi muntu kubera iki nanjye ntabikora. Rega n'igihe ureba calibre abantu umuntu ugiye kuma, reka manze ngusobanure neza ku kantu tubanze tukumvikaneho. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo kubagira abo bantu byakagombye akabaye ari byo, ariko ni ukuvuga ngo niba badafite abo bantu bakora ibyo ngibyo ntabwo ari uko bababuze, ahubwo nuko badashaka gusohora iki amafaranga. Kandi si bivuze yuko amafaranga batayafite, wenda nuko management yabo byandi nakubwiraga bo bashaka uburyo bashaka ko nta muntu binjira mu bintu byabo. Dore ko abantu bose 2026 ibintu bagiye babigira. Ako tumaze kugenda iminsi 10 n'ingahe kweri, uyizubaga abantu babigize no iminsi 17 yonyine, aho uyisubona 26 mu minsi 17 sibwo ubonye umuntu ari manager, ari executive, ari CEO, hari n'ibindi utazi. Reka hari n'ibindi utazi, hari n'ibindi utazi, urumva iminsi 17 yonyine ubona ko abantu 2026 bahinduye. Ndi kubonamo byinshi, hari byinshi ngiye nyine mba ntatangaza hano, mba ndi kubona banyishakira n'amakuru, aho bigahita binyereka ko 2026 irenze. Niyo wayabona nyine utayatangaza. Ibintu byabaye Bugande, ibintu byabaye Bugande ni bombastic. Ibugande urabizi ko tuhasarura, urabizi banza wumve, urabizi ko tuhasarura umufungo ntitujye kure, urabizi ko tujya gushaka ibiceri, urabizi ko dukorana n'abantu, kandi urabizi ko umugabo uri kwiyamamaza umwe hariya ari umuhanzi. Yego, tugomba kumuvugaho gato. Uriya mugabo rero abantu yibeshye ibintu bibiri. Yibeshye yuko abantu iyo baje kumureba nyubwo bari muri campaign ntabwo baje kureba president, the next president of Uganda, baje kureba Bobi Wine as an artist. Yego rero as an artist but politician. He is driving two things. Are driving the political career, akana driving the artistic career. Ariko career ya artist yayishize ku ruhande, nibwo oya barenze banza wumve, nubwo yagira bwo ugayikoraho ni kwa kundi ko kugira ngo abwira abantu uti ngewe mwibuka aho naturutse, kandi buriya iyo witazi iyo waturutse ntabwo umenye iyo ujya. Urakoze cyane, urakoze cyane Bob. To be honest, let's share this, tubiganiraho bino bintu. Mbabarira umbwire aba contestants cyangwa aba candidates sibyo bari 8, umbwiremo abandi babiri wenda batari Museveni, batari na Nuzo. I can tell you a lot of them, ngenda bazi, ariko kuri percentage ko biyamamaje aba candidates bari 8 bashaka kuba inuza bari contesting kuba baba president of the next president of Uganda. Sibyo wewe uzimo bangahe usibye bwo icyambere bundi tumenya, usibye no muri hagari muri Uganda no muri Amerika tumenya aba republican n'abademokrate urumva. Mbese ahantu hose turi
tumenya abantu bari head babandi bigaragaje cyane. Nubwo rero mu bigaragaje hajemo umuhanzi nkatwe kubera ko dukora entertainment tugomba kuvuga kuri uriya muhanzi kuko niwe yaturutse kandi nta nubwo abihakana ntaga byanga. Ariko ngiye cyo ndi guhakana ikimeze gutya abantu hit mubona afite ntago ariyo kuba ari kuri Calbe kuba the next president of Uganda. Never. Bivuze ngo ntago aragera ku rwego rwo kuba yaba president. Ntago wamujyana na Mugisha Muntu, ntago wamugereranya nako. Mugisha Muntu hiza nawe yabaye umunuza ntago ibyo twabyumvikanaho. I'm being serious. Icyambere beretse anza wumve nyine wowe ufite imyumvire yawe beretse ngo oya ntago nyine wajyanye nabo ndabazi. Reka nkubwire impamvu uri kuvuga gutyo no kuvuga yuko wenda hari icyo wirengagije. Ariko niba umuntu afite ingingo ze zimurengera afite ububasha n'umudepite ngira ngo ni ataravuye ari n'umudepite inde Bobi Wine. Bobi Wine is an MP, member of parliament. Yes, yego, and is having a kuba ahagarariye abaturage muri parliament. Yego, urumva ni icyerekana yuko no ku rwego rw'igihugu yabagararira kandi icyerekana yuko n'abaturage bamugendaho bakamwirukankaho kuri ya rwego nabonye. Ni icyerekana yuko afite imigabo n'imigambi mizima. Rego uzareba abantu benshi bategeka ibihugu urumva ntago abenshi banabyiga bagezeho. Umuniga ava mu ishyamba ari kaporari akagenda agakubita gutya akabafasha igihugu urumva agatangira ndabeshya producer urumva n'ubwo na Bobi Wine yaba umuyobozi ahubwo ni ukuvuga ngo mu rwego rw'iki nta hantu nsomye ngo hiriko butango ngo zamufashe ngo sinzi ayo makuru nabo bari kugaragaza sympathy ariko birabona kucyo bari kugaragara abantu bose bamugirira neza niwe muntu wenyine wahuye n'ikibazo kiri kuba batakoresheje biriya biboro bya electronic news be machine byagomba kubara ubuki bagomba gutoramo ifata face recognition ikaba thumb ifata ibiki niwe wenyine wahuye n'izo mbogamizi n'abandi ba contest n'abandi ba candidates bose bahuye n'icyo kibazo. So here comes a fact. The mere fact that you are an artist before you became a politician ibyo ni bishaka gusobanura yuko relevance nyinshi ufite ituruka kuba wari umuhanzi cyane kurufuko uri politician ntagaramara imyaka 10 muri politics ari gushaka kwikomparinga n'abantu bamaze sibyo 40 years. N'uwo Mugisha Muntu ari mu bantu nawe barwananye na Noza nawe yavuye muri NRM yavuye muri NRM. Hari n'abandi hari ba Mubaraka hari abadipe benshi barimo banaruta Nuza cyagulanye banamuruta ariko banasanzwe sibyo ari aba member of MPs sibyo. So the mere fact that Bobi Wine ari ukora hari nambwe ni nawo muntu mu bantu nk'umuntu washinze political party nshyashya niwe muntu credit ziye kuri we ebani yo credit arayikuye niwe muntu washinze political party ikaba ifite abamambure benshi. Icyo cyonyine rero niba afite abamambure benshi icyo cyonyine kimwemera kwiyamamariza ubu president. No kuvuga ngo nakubwiye ngo twirebe umuntu ngo yaturutse aha abantu bose bafite background siri different. Listen yes ariko ndashaka yibeshye yuko afite n'abantu muri inyuma ari urukuro ko yaba president ahubwo oya yamuba banza wumve abanze yakire yuko bashobora kuba bamwe n'abamwe abafana banza wumve impamvu ngiye ko byo ndi kukubwira niba umuntu abaturage baramugiriye icyizere ibi navuga bakaba babyumva ndabeshya producer yego ibi navuga bakaba babyumva urumva ntago umuntu yakujya inyuma atumva ibyo uvuga urumva yego niba umuntu buriya ari umuntu wese uko yaba ameze kose ariko bivugaragara yuko ari kuzana impindura amatwara ntago abura abantu bamujya ntago abura abantu bamujya inyuma yego banamufasha bamusupport gusa wenda icyo uvuga ngo ntago arageza igihe cyo kuba yagira byonyine kuba yarakandagiye mu nteko kuba yarageze mu nteko afite abahagarariye kandi ndumva atamazemo igihe kitari gito nawe nta muntu umwangarika ni umusani wacu dufite n'amapica twifotora n'iki byose yaje kenshi yewe ndashaka reka kwibeshya icyo wanga ni iki jewe ndi kwifuza yuko mu bintu byose mu buzima njya nkunda no kwivuga buriya ushobora kubeshya urashaka kugira ngo Museveni agire 99% no
before my none se undi muntu uri buze kuza yari afite 71 point something sibyo yego percent umukurikira afite saa 33 percentage Bobi Wine muri abo bose banze uri kuvuga abo bandi bo hasi bo uri kuvuga bo banazwi banarwanye ntabwo bazwi muri media yes ntabwo bazwi on a personal level nibyo nkubwira kuri kino gihe reka mbikubwire nawe ugomba kuba sharp Bobi Wine yabaye sharp urakoze yabaye sharp Bobi Wine n'umuhanzi n'umushap ahubwo ndandeba Bobi Wine might be something else nabari reka nkubwire ibaze ko umuntu abagabo bandi president of Uganda nabari abandi abayamwe biki ariko ni injaga ngayibaze ko umuntu ati I'm the president of Uganda from Kamocha se subizi imagine he's the president of Kamocha but not the president of Uganda listen ibyo ngibyo tubishyire pembeni banza wumva icyo nshaka kukubwira Bobi Wine yakoze avantiriye Bobi Wine yakoze avantiriye kuriya ni nk'uko avuga gutya ukagishyamba ukagaruka ufata igihugu ntago twabara kukuyinuze George Weah se ntago ari umufutubareri yego yagiye kuyoboza isari experience ya Danje afite ntiyakiyoboye se tuvuge na ntiyakiyoboye Zelensky ntiyari umukomedi urumva njyewe ntabwo nagiye gutandukira ngo njye hirya ya Afurika njye ndi hano hafi Zelensky ntabwo yari umuntu uze umukomedi yari umukomedi ntakiyoboye se n'ubu ngubu ariko karakomeye nako rero turebe George Weah none George Weah ari n'umukinnyi wa football ariko nyine nabona sportif ni ukuvuga ngo kariya kanari ikintu kakongereraho n'aba bagabo bandi bayoboye bariya afite ikindi kintu cyatumye abantu bamumenya cyane abantu bamujya inyuma urumva no kuvuga ngo uyu mugabo atiyamamaje uyu nguyu Bobi Wine Museveni yagira 70 ngahe atiyamamaje Bobi Wine atarimo ukurikije ukundi bari abandi bameze Bobi Wine yagira ngahe Bobi Wine Museveni yahitagira doze yagira ashobora no kugira ngo 99 something uko no kuvuga ngo rero abagomba kuboneka umuntu nk'uwo nguwo umuchallenging urakoze cyane umuchallenging ahantu hose rero na ahantu bitaba iyo rero na ahantu bitabetse wumve se no muri Amerika uribuka tujya gutora Trump ejo bundi uribuka ko yarahagaze urabyibuka limuca ku gutwi sinzi impamvu numbaze iyo mpamvu yari sinzi impamvu uribuka ari kwiyamamaza ko yaraganye n'umudamu wa Danje urumva ariko twari tubizi ko bashaka umugabo ibinyamakuru byarasohokaga n'iki byose abantu bandika amavamutima yabo bandika amavamutima nayo ni amavamutima yawe nanjye ni amavamutima yanjye ariko nyine akenshi ibintu baba bandika tuba tubibona tuba tubizi none se ko bari kwandika ko Museveni agomba gutsinda mbere yuko atorwa ntibandika ko Museveni agomba gutsindwa se twabibonaga ariko people baza wumva ukuntu abantu tumeze reality people ukuntu abantu tumeze abantu mu buzima sibyo turagushita tukubona wase tukavuga ati bro uri muzima ahubwo se man ko mbona uri mutaraga umundi bukimbona nanu uza ufite complex bakakoresha kaboro bakakugira aho ngaho bakabikumvisha right ariko in the end they reveal their true colors bakahita bagaragaza kureri zabo za nyaso handi barakubwira ati man erega narabikubwiye mwana ngiye ntago ndi buguherekeze none se reka nkubwire kubera iki Bobi Wine batamureka ngo oya kwa president byo nago nanjye mbishyigikiye cyane ariko icyambere cyo nukuma freedom arayifite kandi bakubwira ngo hari amakuru ndi gusoma avuga ngo heriko butazamukuye mu rugo nyagusomere se tuyasomera abantu zamukuye mu rugo yakoze iki tuyasome yakoze iki yasomukwari yakoze iki niko tuyasome nyine yasome yakoze iki kugira ngo zo helicopter zize habaye we bagusanga ubu ngubu uko wicari hano uriya mugabo avuye araza gukubita urushyi has to be something else hari abantu icyambere muri ino minsi sibyo ikintu cyo kiri gukora cyane ni electoral commission ibyo murabyemera turabyenyemeranyaho Uganda's electoral commission sibyo nifite mu nshingano ino minsi sibyo governing the country sibyo it is not Museveni himself it is not other opponents of it it's all about the Uganda's electoral commission nimba rero uri gukora ibintu byasagarira byabangama
kuki baba bakubitse se by'akanya kugira ngo amahoro atahe uwo muntu umwe urabuze ijya miliyoni 50 zingaye kuba zaba ziri mu muntu za mu mahoro gute sasa nibyo bintu nari kumva nyine yo one person sebe afite abajenizi yagiye gutora iwabo mu cyaro niko numvishe nyine bagenda bahanuza nk'uko nuriya mubwiye ngo uriya witwa Mugisha muntu yagiye gutorera ahanuza Ntungamo uko hiza Munyankole the sides of Uganda Ntungamo sides ndaba ibyo ni bigaragaza ngo hari abatoreye Sembabule hari abatoreye Bukomansimbi ugasanga an MP ariko urahazi hose mba mazi urumva so abari kure aho ugasanga bana kabisa umuntu arakubwiye ati he is contesting to be the next Ugandan president ariko yatwaye imodoka n'abantu be guhera asanga yageze kuri station saa 12 bro za mu gitondo tekereza azindutse bafite ibyo bakunze so ngewe duconcludinga ino nkuru y'uyu mugabo ngo ni Bobi Wine sibyo tutitaye kuba ngo helicopters ibiki biriya ni igihugu kirebera inyungu ariko kuvejo bari kubivuga gusa na leta nubwo ariko rero birimo amanyanga meza ate none se niba bakuye internet mu gihugu cyose ibyo bintu nta manyanga arimo kambaza akantu kamwe ndakubaza nyine ngiye gusubiza nyine kangusubiza before internet nagabantu batoraga abantu baratora none se what is the problem what is the problem nuko iterambere aho rigeze ubu ngubu ntago bari gutora nk'uburyo batoraga mbere wibuke ko kandi mbere na internet yabagaho ariko wibuke yuko na nubwo batoreraga kuri internet ubu ngubu wibuke ko arabatorera kuri internet ibyo bintu byanze niyo mpamvu nazirangwa rero ngo bibi biki za boro detecting a face kugira ngo umuntu aze gutora rimwe akabazo gute uri hano mu Biryogo use gutega kamoto kaza kujyana Kacyiru usujya no gutora niyo mpamvu bari bazanye ira system bayizanye kosa nge nkira kuri Uganda's Electoral Commission nkira kuri Uganda's Electoral Commission urabizi umaziye witegura amatora nta nubwo ugeze ufata umwanya ngo testing iyo niba ari software nimba ari iki ugiye gukoresha not till time is due igihe kirageze wise unatangariza abantu mu gitondo umunsi nyirizina nano ubundi bitangaje after some days before some days on bavuga ati ibintu bise biba byanga twari turi komeza kugerageza ibintu bise byanga nagaruka nko kumubwiye oya aho bivuze mu matora nyirizina ayo namanyanga ndagaya icyo kintu ariko none tukongera tukagaruka tukibaza ngo yego I was in Uganda matora if I'm to remember amatora menshi yagiye aba natanye menya nanigeze kubona amatora 2007 igihe habagaho na Chogam in Uganda ibyibuka Queen Elizabeth as abantu batoresheje ballot papers nkuko natwe ejo twatoye na ballot paper mwatoragisheje kimwe uziko u Rwanda barurankinga mu kuba dufite internet iri ku rwego rwiza Africa wise sibyo kuki mutatoresheje se nose electronics oya nyine ushaka kwereka ngo that is the thing abantu none se reka nkuba ndetse nkubaze gatoya mbere yo kujya kure no kugereranya mbere yo kujya kure biretse jya kure this is a country we are talking about ejo bundi mu minsi ishize muri Uganda hari amatora muri Tanzania uribuka internet ko yavuyeho muri Tanzania uribuka imaze gusubiraho ibintu byagaragaye warabibonye ariko internet ntabwo yavuyeho internet bayikuyeho ntago yabikuye because people aren't people posting ntago uri kubona abantu bari gupostinga kuri TikTok no kuvuga ngo ndavuga ngo muri Tanzania ubushize no kuvuga ngo rega hari abantu ba internet zo kuvuga ngo abari internet y'igihugu cyose hakaba na internet ziri private abantu bafite private rubazo nuza yabaninze izo ziri private nizo turi gukura amakuru iziri national nuko amakuru turi kuyakura kuri UBC iri gukora iri gushyira amakuru ha UBC imeze ni nkuko wumva RBA it is a national TV television of Uganda yes national ibigendera kuki kuri NRM ishyaka riri ku butegetsi nukuvuga ngo yes nibyo kandi akakanya nkubwiye ngo Uganda's Electoral Commission nibo bafite mu nshingano kuvuga ngo nibo bari kureba ngo amatora aragenda gute ese uyu muntu yatowe nk'uko ngo ntandorereze nizo ndorero
nta ndorerezi zigeze zizamo kwa kundi indorerezi ntabwo bibaho. Uganda's Electoral Commission niba ifite mu nshingano iha akazi urubyiruko mukaba agenti byashoyemo amafaranga. Ariko abantu big fish hari imiryango itibumbiye kuri leta ibigomba kuza gukurikirana uko amatora ari kugenda. Kandi ariyo nkubwiye ngo Uganda's Electoral Commission sibyo nifatira ibyemezo n'abaperezida n'ibiki kuko niyo itangaza inabara nagari Museveni uzibarira amatora. Nyine ndego byumva ariko reka manze nkubwiye tubanze tugira ikintu tuvuganaho. Urabizi ko amatora ari kuba hari imiryango idaharanira inyungu iba iri gukurikirana uko amatora ari kugenda hirya no hino. Ishinzwe iki? Nishinzwe gutangaraza niba koko umuntu yibye cyangwa atibwe. Okay, katubyite ngo ni transparency nko hano tugira Transparency Rwanda sibyo yanga guhuguza ibintu bijyanye no kuvuga ngo ariko nyine urabizi ko abari irahari sibyo ni ukuvuga ngo transparency rero ni idatangaza amakuru ya nyayo. Hari umugabo witwa Joel sibyo nawe ubu ngubu turavuga yuko arabarizwa muri ya shyaka rya nuza rya Bobi Wine yatsinze ariko mu magambo ye yatsinze gute like nyine banawunsinze bari kwanawunsinga nyine aba MPs MPs for what? Member of Parliament. Ngo bari gutora abaperezida bakanatora the same time. Mva when yatsinze mu gutsinda kwe yaranawunsinze ejo bundi aravuga ati ibintu biramutse wowe muntu w'umunuza w'umukandida w'inuza runaka wiyamamaje w'ishyaka runaka ibintu bigenda uko bitekereza hari icyo bita ubutabera. Ufata ikirego cyawe ukagenda ugashyira prosecutor akagi none sijya mu butabera gutese kandi haraje ikintu bita abagenzi. Oya abo bagenzi ntabwo babyumvise ejo bundi mani yaje abagenzi na perezida w'abagenzi avuye mu gihugu hano banazenguruka hano hose urumva ahubwo ntabwo yagezeyo ko yaje abagenzi ubu ngubu ni ukuvuga ngo nibo bitabazwa abana rero niko abagenzi nibo bitabazwa barabana ndabatinya. Ngira tugenda tuva kuri iyo nkuru ikintu cyari gikwiye ibintu ntago cyane wenda nk'urubyiruko ntago rwari rukwiye kwishora mu bintu byo kujya mu mihanda. Nicyo kintu ngira twagira nk'urubyiruko dore ko urubyiruko ari azo mbaraga z'ejo hazaza h'igihugu. Nicyo kintu mbese twagiraho nk'inama. Hari ababa badukurikiye n'iki byose haba ariyo hari abakunzi bacu baba ariyo njya mbabona ba Nikora njya mbabona ba Anje n'abandi benshi baba badukurikiye bariyo. Nizo ndumva ariyo nama twabagira yo kutobyiruka ngo nabo birukanka inyuma yabyo. Ubundi mu Kinyarwanda cyiza wakoresha ijambo ngo nibazijandike cyangwa nibijandike mu bintu nyine igihugu kiragora kucyubaka so don't spoil it cyangwa se reka kucyangiza no guhumbura kuko nitwe biba bizavuna twebwe the Gen Z abagenzi nitwe biba bizavuna akanya umuntu ashobora kuza na moto twaje na moto z'amashanyarazi ntazabagaho before aho ngo akanya ugasaba umuntu akoze protest imyigaragambyo yo kuvuga ngo bamagane ubwoko bwa moto runaka kandi hari imbaraga zakozwe hari n'abantu bari gutekerereza icyo kintu kugira ngo kizabe cyiza cyane kurushaho. So Gen Z umenye ngo nta gihe umuhanda uzahora umeze gutya uri tambarere gutya huya habazamo imisozi akazamo even nuza varies ibintu nk'ibyo. So bamenye ngo life is not as they want it to be, life has to go as it is. Ahubwo be dynamic ahubwo biba wa muntu ushobora kuba muri nuza yose. So tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ngira ko tusoreza ku mugabo twakwita Niyo Bosco twamuvuzeho ariko ntabwo twavuze ko nabyifuzaga guca mu tuntu n'utundi tugende tureba Niyo Bosco mu makuru yandi ari kugenda avuga tugenda ducamo n'iki byose. Niyo Bosco abantu wabonye ubukwe bwe bwabayeho ubukwe bwe ni ikintu wakiriye gute nyuma yuko amaze guproposing umuntu cyangwa amaze kugaragaza umukunzi we abantu bakagira amagambo menshi bagiye ubukwe bwe then afterwards akabona yanakoze n'ubukwe hari akwirebero ubukwe bwe ikintu navugaho yagize ubukwe bwiza yagize ubukwe Bruce Melody nabukurikiye Bruce Melody yaririmbye Philip tamuhaye inka ariko sinzi ibiya nk'izataha ashaka kumama amafaranga ariko akanyenyeri karakora ako se man biriya bintu byaje byakanyenyeri umuntu wamenye biriya bintu urabyemera ndabyemera uzabyemera
ndetse nkanjye ntago njye mvukira mu Biryogo sibyo uvukira i Nyamirambo Nyamirambo mu Biryogo hariya kabisa kuri original sibyo hariya ni uvukira hariya so nkabaza umuntu ngo umuntu naminka aka kanya ndayororera hari ahantu hajyana mu misozi ndetse njye urumva do I have that time hari amafaranga niba uko umuntu afite gahunda yo kuminka sibyo ayizana ari inka nyanga cyangwa se ashobora no kumbwira ngo arayifite nayizana se ukayibaga uyu nahita nyigurishamo inyama nkahita ziyabusheri nkahita nkoramo ibindi ngahita ziyamuze akazi kubita resitora nyinshi ikiro jyewe nakigabagije bivuze ngo ibyo Philipita yakoze urabishyigikiye Philipita ndabishyigikiye cyane natayimuha gutya ngaza mu bwica se nga amufate bayinjire mu modoka mujyane iyo ngiyo ayimwereka mubwira ati iranga ni yawe wenda ahita yikiraho umushumba ashobora kuzamubwira ati iyi nka ngiye nakwemereye yavuze yuko ari umuntu wamubaye hafi yavuze ko ari umuntu wamubaye hafi yaba mu budije yaba no mu bihangano yagiye akorana n'abandi bahanzi aramushima na Bruce Melody nawe yamuririmbiye byagenze neza bwiza nawe yaririmbye banayambaye ibintu abantu benshi batangariye ngira ngo ni icyo kintu ngiye nabivugaho sinzi nta kindi wakongeraho uno muhanzi ukuntu mubona cyangwa se uko mumufata nubwo wenda afite ubumuga runaka sibyo ariko sinzi nimbuzi how he's the best uburyo ari best wa danje uyu mutipe yego Dio Bosco uyu mutipe oya umva reka nkubwire ahantu abera igikoko nk'ejo barimbye indirimbo ya Bwiza urumva barimbye indirimbo ya Bwiza hanyuma don't touch barimbye indirimbo ya Bwiza none umusore niwe wayanditse ahanini niwe bayanditse biba ngombwa yuko ayiririmba na gitari Bwiza araho we bana aririmbisha ariko cya kintu cyo kuririmbisha abantu ntago ngikunda kurimbisha abantu kuri cy'abahanzi nzahora nyivuga igihe cyose ntago ngikunda uzi impamvu nagikunda ugiye gutaramira abantu yego niba ugiye gutaramira abantu kuki ushaka kujya ko bari bo bagutaramira kandi ari ugiye kubataramira kwa kundi ngo muririmbe akantu gatoya nta nonsense biriya bintu ntabwo mbese abahanzi badukurikira biriya bintu nzarwana nabyo kugeza igihe bizagera kubo bireba biriya bintu ntabwo ari byo uri kuririmbira bino bintu ko bimazemo igihe kuki utabarabuye kuva hari ibindi nabarabushye hari byinshi mani twabubakiye imihanda tubashyiramo amatara ikintu bo bakoze ni ugushyiramo amampure urumva nta kindi twabubakiye imihanda noneho tubacoreramo n'imirongo twabubakiye imihanda tubacoreramo n'imirongo tubishyiraho amatara dushyiramo n'amashanyarazi ikintu bakoze ni ugushyiramo utwampure urumva ibyo ni ikindi kiganiro gusa nicyo twari tuvuze karagaciyemo icyo twavuga ni ukuvuga ngo niba ugiye gutaramira niba uri umuhanzi ukaba ugiye gutaramira abantu wigenda ngo ujye kuririmbisha abantu ibyo ejo bundi nabibonye kuri ba Gisa mbibona ku bantu benshi abahanzi benshi urumva ngenda mbibona ku bahanzi benshi mumbabarire iryo kosa muri counseling ntago ari byo niba ugiye gutaramira abantu baririmbire yego wacishamo ko abana bo bakaririmba baye kugufasha kuririmba ariko kujya kuririmbira abantu ukarinda urangiza kuririmba urumva abantu bose bari muri iriya sare bose ntago ariko bifuza kumva amajwi y'abantu bagenzi babo baje kumva ijwi ryawe hari abantu benshi baba baje kumva ijwi ryawe koko ngo bumve niba ryajwi koko atari AI cyangwa atari machine atari amanuze atari autotune urumva niba uri kuririmbira abantu gerageza ubaririmbira ufate umwanya munini wo kubaririmbira ufate n'umwanya munini wo kubaririmbisha mutoya wo kubaririmbisha rwose ibintu byo kuririmbisha abantu biriya bintu ntago ari bigezweho mu 2026 ni umwaka utandukanye n'indi myaka yabayeho rwose ndabibisabiye ibi bintu cy'ikintu rwose oya no ntabwo kubaza usibye kuba wenda ari wowe uri kubigaya hari abandi bantu bigeze wenda nago nanjye narabikundaga bakubwira ati uretse banza wumve banza byumve nanjye narabikundaga pe noneho sinanabibonaga ariko ejo bundi naganiriye n'abantu tuvuye muri igitaramo cya The Groove urumva cya The Ben noneho
hanyuma rero tuvuye mu gitaramo cya Debeni, hanyuma rero abantu bose bambwira ati biriya bintu ntabwo ari byo by'abahanzi kuturirimbisha abantu, tuba twishyuye yacu tuje kugira ngo baturimbire, ntabwo tuba twishyuye yacu tuje kugira ngo ikindi cya kabiri, uribuka yuko uriya mudemu witwa Chance aza muri Jamaica yazanaga nanuze n'amavado twabiciyemo, uribuka ko yatanze amahirwe ku bahanzi, agaha Joshua Baraka, agaha n'umpeti w'umunyarwanda gwato Diez what Diez Dollar, Diez Dollar, Diez Dollar araja ashaka kuririmbisha abantu, uzi cyakurikiyeho bahise bamukura stage. Really? Yes, impossible. Bamukuye stage ni abantu batarabibonye, ngiye nari ndi imbere ndi kubireba, bahise bamukura stage. DJ uri ku DJ abameze nk'umuntu uri kuri tour de contrôle. DJ yaramuhamagaye ngo ngwino ubwire, mbese agenda ameze nk'ugiye kububwira indirimbo yindi ye ngo ayishyiremo neza. Uyatangiye kuririmbisha abantu nkaho stage ariye nko Joshua Baraka yaraje ntabyo kuririmbisha abantu, yararirimbye araririmbira abantu, niho uzabibona. Ushobora kuririmba abantu bakajya bakwikiriza, apana gukubita abantu utangira kuririmbisha nkaho stage wayiguze, nkaho stage ari iyawe. Nirwo rugero rwonyine naguha kuri Joshua Baraka. Joshua Baraka yararirimbye, bamaye stage ahita yibyaza umusaruro, tabereka ko ari umuntu uri international, urumva ari umu international, ahita yibyaza umusaruro ako kanya arakubita, urumva. Ariko Petwe yaraje nta n'umunota yamaze kuri stage papa, kubera byandi byo kuzana nibyo nkubwira ko ari ikintu kiri, turi muri 2026 twari kuri 3. Umuntu wese ibyo bintu utarabimenya ko kuririmbisha abantu waje kuririmbira bishyuye amafaranga yabo, uyu mwaka nutabisobanukirwa ndakumenyesha ku isi urarimbisha abantu bakwishyuye, urumva. Mbabere kano gashoti uzagakate bana. Oya ntago bibaho, uzagakatukamoka ntago bibaho man. Wari kuturirimbisha abantu niko uraje we abantu bakwishyuye utangiye kubaririmbisha, uri kubaririmbisha hejuru ya yabo bishyuye yabo. Oya naguhaye example kandi noneho ngiye nari mu bukwe nago bamwishyuye, mu bukwe nago kuba batamwishyuye hari icyo nawe nabimubonyeho kuba batamwishyuye. Muri make uri kumukebura, nawe nukumukebura. No, niyo baba batakwishyuye moshe, garagaza kuri umuhanzi. Ngiye umuntu ukiririmbisha abantu urwego yaba ariho rwose, ntago mwemera. Hari uruhande hari amanota ntago mvuga ko ntamwemera nk'umuhanzi, ariko hari amanota mukuraho, hari amanota namuha, hari stage nta kemera ko ajyaho. Muri make amanota ya conduite ugenda, amanota ya conduite ngenda nyabakuru kandi mfite uburenganzira. Akora the number one promoter in town, ugafata microphone umuntu ari kuririmba nkaho wamufashije kuririmba, ari kuririmba indirimbo yawe, noneho we uri kuririmbisha abandi paka ajya no kuririmbisha umugore wa Niyo Bosco. Ntago nabikunze rwose, no. Ngo nuko we nari akarimbo kamubwira ibintu bijyanye n'urukundo n'iki, muririmbire ntiyakoze ubukwe, umuntu wakoze ubukwe ameze nk'uruhinja, wijya gufata ngo nuko ari umugore w'umuhanzi ngo ugiye kumuririmbisha. Ibyo bintu ntago nabikunze kabisa, ntago byanshimishije. Ndabigaye kabisa, bicike bana ntibizongere, ntago ibyo nari sawa. Bino bintu birakaze, ariko mbibutsa yuko iyo Unique Podcast ngira ngo ari nandi makuru y'uriya mukobwa witwa Mundu nawe yakoze agataramo keza, yakoze nakita nk'agataramo. Ni igitaramo cyiza, ni igitaramo cyiza, ariko ahantu cyabereye hano kuri Centre Culturel Franco Rwanda, ngira ngo yimukiye hariya, ngira ngo Kimihurura niho cyabereye, aho yaje no kuzamura uyu mutipe barima indirimbo yitwa Over, Juno Kizigenza, hamuzamura rwose kuri stage. Juno Kizigenza aje kumushyigikira, bya bintu nabikunze cyane, dore ko uko nabonye sinabashije kugerayo kubera ko nari mfite akandi kazi, ariko nabikurikiye ku nkuta nkoranyambaga, nagiye mbona bicicikana, nagiye mbona ko abantu babyishimiye, banamwishimiye, bayishimiye Mundu. Ari gukora ariko se buriya ni n'umuvixeni. Oya ubungubu yashyize ingufu mu gukora cyane, paka n'umuvixeni arabukora. Ariko mwatangiye mumbabarira kwera, paka n'umuvixeni gukora cyane, paka aba n'umuvixeni. So Mundu hari France Mundu hari indirimbo yigeze gukora nziza. By the way, I'm not on the bad side.
nandi karakamiza mundi gutebya ariko France Mundu indirimbo igeze gukorana nyakwigendera Vapravan bayita Darling. You know the song? Yeah, very good song kabisa. Niyo tumye mumenya. Yeah, it's a good song kabisa. Yeah, indirimbo nziza inyereka yuko njye burangira test y'umuziki bitarimo wenda kwikira bya test y'umuziki muziki mvuga ngo kabisa this person kabisa ibintu bimurimo ntago ari kubishakisha. So Mundu nawe ari mu bantu batari kuhiga yego cyane cyane yuko twara abantu benshi tumaze guhomba mu muziki yego cyane cyane kuri kote y'abagore sibyo ugasanga nk'umuntu nka Oda Paccy ntago agikora ugasanga nk'umuntu nka Miss Jojo we ngowe bana kabisa yarakwitinze for good ugasanga nk'umuntu nka Sasha ngo nawe wapi sibyo abantu bose bagiye bakora imiziki mu gitsina gore usanga baragize ariko right now navuga yuko I'm giving a special encouragement motivation kabisa nziza bari kutwereka bafite motive kabisa sinzi ngo niki kiri ko drivinga ako nuko ari gukora ibintu byiza abakobwa dufite umukobwa witwa Zuba yego dufite n'undi mukobwa uriya mukobwa wasinye kwa nuze yitwa nde gusinye kwa nde kwa Alikiba mwe Zuba uriya mukobwa numvishe stories ako n'umuhanga so ndi waza ari muri Kina Music amazi misa gukorana ni wese amazi misa gukorana na Iringabo ni wese ubundi kuvuga uri kuvuga oya ndumva atari we ese gato bikwere ntago ari we rwose ndumva atari we umukobwa wasinyishijwe Zuba wa wundi waririmbanya noza nimba Zuba Ray umukobanye abamo na Neringa ni byose niwe gira yindi kuvuga niwe wasinyishijwe kuko niwe muntu nabimaze kubona ari active tugaruka turebe ubundi kuvuga abakobwa ndi guha especially ngiye cyaka kubanza tugere kuri iriya ntuze yake kuri iriya ntuze kugira abantu basobanukirwe ari igihe abantu bavuga ngo mwatubeshye kandi abantu tuba turi imbere n'abahanga oya n'abantu bafite amakuru ahubwo turi kugenda tuganira gake gake Alikiba yasinyishije uriya mukobwa nyine nibyo nshaka kureba numva jewe nari ndi guha credits abakobwa bari gukora neza harimo Zuba last year yakoze ibintu byiza yakoze indirimbo yitwa urumva ari ubonye inkuru ndabona who the name is that reka turebe Alikiba hano yari ari kumwerekana kandebe umukobwa aherutse bamwumvishe bumvishe ijwi rye bumva ririmba neza urumva bamwumvishe mbere barabanza baramuvugisha Alikiba yaramuvugishije umuhanzikazi wo mu gihugu cya Tanzania Alikiba yatangaje ko yashinyishije muri lebo ye umuhanzikazi w'umunyarwanda witwa Mutima ntago ari Zuba yitwa Mutima wari umaze igihe kirekire atuye muri Tanzania. Mutima atuye muri Tanzania deja aramwumva baretse ngo story reka ngo story urumva noneho Zuba nuwo muri Kina Music Zuba re urumva yarabizi ariko noneho uyu mukobwa aririmba neza yumvishe ijwi rye urumva baravugana none umukobwa we hari umuntu abimubwiye yumva ntago ari byo ari kubyumva ahubwo Alikiba arashaka kugusinyisha noneho biba byiza yuko Alikiba umukobwa namakuru yitangarije Alikiba muhamagara video call urumva amahagaye video call nibwo rero bavuganaga Alikiba ejo bundi yaje hano ngira ngo mu mabonane hari ibitaramo bya last night ngira ngo icyo gitaramo cyari cyabaye cya last night cyari cyabaye 30 ngira ngo 30 turangiza umwaka aho ngaho Alikiba ari nibwo yatangaje yuko bari muri press conference nibwo yatangaje yuko yasinyishije uwo mukobwa abo ikintu cyanshimishije nagiye gukubeshya nashimishijwe nuko hari podcast ejo bundi kureba yo muri Tanzania bari kuvuga uburyo ki umuziki nyarwanda ugiye kugera ku yindi no ntago ugiye already turi muri pipeline nanjye ako kaboro narakabonye bari kuvuga ngo
narakabonye sinzi reka ndebe niba nyine bamaze kuba boosted to the extent that boostinga cyane kandebe niba nyigafite avuga kuri bavuze kuri nuza the Ben kwanza bavuze ya bavuga nuza uyu Bruce Melody bavuga Kevin Kade bavuga Element LA bavuga ko yakoranye na ba Mario n'abandi bagaragaza yuko bavuga no kuri bya Afrima nuko umwana ari gukora nyine umuziki uri kujya on an international level so navuga yuko special thanks ku bantu bakora umuziki special thanks ku bantu babiha agaciro special thanks ku bantu babyamamaza bakanabigeza ku bantu byoroshye and no thanks for ku bantu baririmbisha abantu ako kantu nawe urumva ko nawe amaze kubisobanukirwa amaze kubyumva yewe reka ndumva tunihanganisha abantu ari ku kiriyo cya Papa Quinca aho twarababwiye mu minsi yashize kabisa ako ngo umuntu wa gatatu ngo nawe yari yahuye ayo makuru ntago ndayatahoza neza ariko wazayadukururira byazaba ari sa ugomba kubishakisha umuntu wa gatatu nimba nawe baramuzomereye nawe akitaba Imana simbizi ariko wa mbere nuko yanditse avuga ngo baramuzomereye ahita yitaba Imana nyazi ku muntu wa mbere yego nyazi ku muntu wa mbere nyazi ku muntu wa mbere kabisa ndabona kara kantu ntari kukabona neza kadusoreza aha ngaha ariko twibutsa abantu ngo buri kundebera nimero y'umuntu wifuza kugira icyo yakorana natwe kumenyekanisha ibikorwa byo mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa no gutanga igitekerezo watwandikira muri comment section ubundi ibintu byose bikagenda neza. This is K Podcast 0788 0788 730 729 730 729 0788 730 ngira ngo umuntu wese wifuza kugira ikintu atugezaho ngira ngo director araza gushyira amakuru munsi gushyira nimero za telefone munsi akora kalawatha diga kaba karema aho ngaho ku muntu wifuza kwamamaza ibyo ni ibintu byoroshye producer nawe n'umutsala mu babyumva cyane ngira ngo twasoreza kuri ayo tukabategurira nandi ariko umunsi wa kabiri ibintu bigomba kuba biri bombastic mwaka tugomba kwita show mwaka tugiye kubakuta show after show izi weekend nabwo turagaruka nko kwa kabiri tudatinze tubabwira bana makuru yamaze iminsi nayo ari kuvugwa mbese mwibutsa yuko Joshua Kigali Protocol nawe yakoze ubukwe mwibutsa yuko Kidumu Kibido agiye kuzaba ari mu Rwanda twayivuze iyo nkuru twayivuzeho azaba ari kumwe na wa mutipe azaba ari kumwe na Ivani kiriya gitaramo harya ngo bakise inganzo nahangarwa harimo Jules Seno harimo Nuza Masamba harimo Ivani harimo mbese hosta wacyo ni hosta wacyo ni Ivani yego Ivani Iva muziki hazaba harimo uyu mugabo Nuze Masamba harimo Jules Sentore harimo Kidumu Kibido kuva muri Kenya umugabo nawe ukomoka i Burundi harimo Marina bivugwa yuko yigeze no gukundana n'uyu mutsore barakundana oya ntago bakundana amakuru mfite barakundanye ariko ntago bakundana Marina amaze n'iminsi abigarukaho ahakana avuga ati kubana n'uyu mutipe banabonaga ari nk'uburoko kabisa banavuga ibintu byinshi ngira ngo iki gitaramo nacyo ni kimwe mu bitaramo nabyo tuzagenda tubagezaho uko giteguwe n'iki byose kindi nakubwira nuko umusore witwa DJ Toxic oya DJ Toxic nawe ngira ngo yaraburanye muri weekend yashize ngira ngo yarasubikiwe gute urubanza bararusubitse nyine ruzakomeza nta makuru menshi turufiteho icyo tuzi nuko nguko byagenze hari umusore wundi nawe yitwa DJ nde ni umudj utumira abahanzi ni umudj utumira abahanzi muri Espagne muri Espagne ndumva ari muri Spain reka nze ndebe ngo nahagana he kubera ko uwo musore nawe yaganiriye n'ikinyamakuru kimwe cya hano mu Rwanda
hanyuma rero biba ngombwa yuko asobanura na bimwe ku bya abahanzi batigeze baperforminga. Uwo mu DJ yitwa Moses. DJ Moses niwe watumiye muri Swede, ni umunyarwanda ariko aba muri Swede. Niwe hostinze wa Diamond, hostinga aba Kirisizi muri Sweden. Mbese ni ukuvuga ngo yita Moses naramubonye cyo bundi muri The Verses aho yari kuganira n'uwitwa Lucky Nzeyimana, avuga uburyo ki amaze imisi ari gukora tour na Elements n'abandi bagiye batandukanye, anihanganisha abantu nimba if I can remember, yihanganisha abantu ahantu igitaramo bagiye n'igikorwe kandi bari bishyuye. Ni cya gitaramo yanatangaje n'inkuru tuzajyaho nitumara gutoza amakuru neza, atangaje yuko kiriya gitaramo cya kirimo Satbi, kirimo Element Ere, ngira ngo n'abandi bakatenariza, ngira ngo umunsi yavuze ko kizaba niduhura nawe tuzamwiganira nawe, asigaye atubwire uko byifashe. Ngira ngo andi makuru yose wajya kuri diaspora connection news +250, andi makuru yose ya diaspora yose aba ariho wayasangaho, n'andi makuru yose tutababwiye ageze atari ngombwa cyane, ngira ngo wayasangaho. Ngira ngo amakuru yacu yarayo ngayo.